hakagira iki umuntu wese unyumva cyamutandukana n'urukundo rw'umwami. Iryo ni ijambo ry'Imana ryankomeje mu byo nahuye nabyo, kuko umwami Yesu nawe yarababaye cyane. Umutware aragenda, abana barapfa bose, abo mvukana bose barapfa. Uwo muri make nitwa Intwaza. Ndagenda, urumva nari mfite ibisebe, mara y'igihe nivuza, inkotanyi zituvuza, nabo ndabashimira. Yego rwose. Umupasiteri mwegeze tuvuga atubwira ati nushimira Imana ujye ushimira n'undi wakubaye hafi. Oya rwose turazishimira cyane inkotanyi zitahaba zabungabunze ubuzima bw'abantu benshi bwari bwatikiye rwose. Urumva muri icyo gihe Imana yakoresheje inkotanyi baramvura ibikomere, nabo batugaburiraga. Urumva muri iki gihe umuntu ahuye n'ikibazo agira umugemurira, nta bantu bagemuriraga abandi. Yego birumvikana. Byari ibihe bikomeye. Inkotanyi zamaranye igihe kirekire n'abandi b'inkomere, batuvura bakatugaburira, mbese ibintu byose barabidukorera. Yego. Urumva nabo ndabashimira, Imana bakoresha muri icyo gihe cyane rwose. Yesu ajya abahumugisha cyane kandi yongera abahundi rwose, yongera umugisha mwinshi rwose. Na perezida wacu bayobora nawe ndamushimira cyane. Ni ukuri Imana imuhumugisha, yabaye umubyeyi. Ndamushimira kuko ibi bintu byose Imana burya nyabona vuba ntago Imana niyo igiye gukora imanuka mu ijuru ngo ize mu isi ngo ikore. Imana inyura mu bantu. Yego. Yanyuze mu bantu, niba muri perezida, niba mu nkotanyi, bigenda ko nguko bamara iminsi batugarura mu ubwo buryo banatuvura ku miti yabo bari bigendaniye. Nshuti bakunzi b'Ibyiringiro Bizima TV, tubahaye ikaze kandi aho muherereye hose, ari abari mu Rwanda, abari mu mugabane wa Afrika, hirya ya Afrika, mwese turabakunda cyane. Ibyiringiro Bizima TV, ndagira ngo rero murabibona ko imbere yanyu uyu munsi tuhafite umutumirwa. Yesu ashimwe cyane. Ahimbazwe. Murumva ko uyu munsi dufite umugisha udasanzwe wo kubana n'umutumirwa. Abantu bakibona rero bagize amatsiko yo kumenya muri bande. Ndagira ngo mubibwire amazina yanyu, muri bande. Nitwa Mukankuranga Goreti, severa kuri paruwasi ya Nyamata. Yego, ngira ngo murabyumva ko uyu munsi rero nkuko twagiye tubibasezeranya ko tuzajya tubagezaho abakozi b'Imana bafite ubunararibonye mu ijambo ry'Imana, bafite imbuto nziza kandi bakunda Imana. Uyu munsi rero twavuye i Kigali, twateye intambwe tugera n'i Nyamata. Ngira ngo murabibona ko twasuye abantu b'i Nyamata bakibitse umwimerere w'ibintu by'Imana. Nukuri ndagira ngo mbabwire ngo mushonje muhishiwe, muraza kumva byinshi umukozi w'Imana akomeza kutuganiriza. Ndagira ngo muri makeya mutubwire niki muhishiye abantu badukurikiye, niki mwumva muri basangize, ngo dukomeze nibura umuntu atekereza ko agiye kumva ikintu kidasanzwe uyu munsi. Ndibubwira abantu banyumva ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo musingi w'ubuhamya bwanjye. Kuko ijambo ry'Imana rigira imbaraga mu muntu, umuntu yarahuye n'ibibazo bikomeye biremereye, ariko ijambo ry'Imana rikagira imbaraga zo gukiza umutima. Ndumva rero ndabanza soma ijambo ry'Imana rimfasha, ryampaye imbaraga zo gushobora ibyo nahuye nabyo, ubuhamya ndi bubabwire. Yego. Birumvikana aragira ati ijambo ry'Imana ndaribabwira kuko niryo nishingikirijeho kugira ngo nshobore kunesha ndetse nshobore no guhagarara uyu munsi ndi umugabo wo guhamya ibyo Kristo yakoze. Kandi ngira ngo murabizi mu by'ukuri ubuhamya abantu benshi barabukunda kabiri, kandi ni nacyo Imana idushakaho kugira ngo dusangizanye ubu buzima, turebere hamwe uburyo ki hari abantu bashobora kubana n'Imana neza bagashobora kunesha ibyagiye bitsinda abandi. Ndagira ngo rero nshuti muvandimwe, wowe ukurikiye Ibyiringiro Bizima TV, uyu munsi nkubwire ngo urahishiwe, kandi vraiment ndakubwira ngo nukuri ukurikire iki kiganiro utibagirwa kandi gukora subscribe ubaye utarayikora, no gukora share kugira ngo abantu b'Imana bakomeze kujya babona ijambo ry'Imana, nawe ubigizemo uruhare n'inkunga yawe, kandi utibagiwe n'uburyo bwose umwuka w'Imana yakwerekezaho ugutera iki gikorwa inkunga, wagitera inkunga. Imana iguha umugisha. Mureke dusengane Imana, hanyuma twakire umukozi w'Imana adusangiza ijambo ry'Imana, hanyuma anakomeze n'ubuhamya kuko bidusezeranije. Natwe turahababereye,
turakomeza kubagezaho gahunda zose uko ziteye. Nge rero uyoboye iki kiganiro, amazina ni yayandi Nshimiyimana Gedeon. Turakomeje rero no gusangira ibyiza byose Imana tugeneye uyu munsi. Amen. Mwami Imana yacu turagushimiye, tugushimiye imbabazi zawe n'urukundo rwinshi, tugushimiye ko ujya utwitaho, tugushimiye umugambi wawe mwiza ufite uyu munsi wa none, tugushimiye ko uduhaye kuba turi hamwe na mwene data agiye gusangiza abantu bawe ijambo ndetse n'ubuhamya. Turasabye ngo ushorere ijambo ry'Imana muri we, ushorere ubuhamya, umuntu wese ubwumva agira impinduka nziza azihawe nawe. Ngaho dushoboze rero kandi wigaragaze, ubwiza bw'Imana ukunze kugaragara mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tuguhaye ikaze rero ku Byiringiro Bizima TV. Murakoze cyane. Yego. Hamwe n'abanyumva kadusanga ijambo ry'Imana mu Baroma ibice 8 ku murongo. Abaroma ibice 8 ku murongo wa 35 kugeza kuri 36. Ni amagambo avuga ngo, ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba, cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganywa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Twongere tugende muri Mariko ibice 15 ku murongo wa 25. Mariko ibice 15 ku murongo wa 25 wonyine haravuga ngo, bamubambye mu isaha 3. Aya magambo rero impamvu nyavuze, Pawulo yabwiye Abaroma aravuga ngo, ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Umwami? Hanyuma maze iminsi usoma urupfu rw'Umwami Yesu. Ku murongo wa 2 ibice 15 hatangira havuga ngo, umuseke utambitse. Uwo mwanya abatambyi bakuru n'abakuru n'abanditsi n'abanyarukiko bose bajya inama boha Yesu, baramujyana bamushyira kwa Pilato. Hanyuma Umwami Yesu yahuye n'ibibazo cyane. Nicyo kintu kimwe imbaraga mu mwanya ngiye kubabwira. Naribajije ndavuga nti, Umwami Yesu murumva ijambo ry'Imana ukuntu rivuga, bamubambye uhereye ku isaha ya 3. Nkibaza Umwami Yesu isaha ya 3, Umwami Yesu habaye cyane bene data. Mwibaza isaha ya 3 hari ku giti kugeza ku isaha saa 9. Muzi ko Umwami Yesu yatanze saa 9. Hanyuma nari bari nabone Umwami Yesu izuba ryamuvuyeho ryinshi. Hanyuma mwibaza nti, kandi bamumanitse isaha saa 3. Nkibaza, murabizi bakirtu bene data banyumva, bamuteye imisumari mu biganza no mu birenge. Kandi Yesu yari umwami w'abantu, ndamushimiye cyane. Hanyuma nkibaza, umwami w'abantu ayo masaha yose yamanitswe ku giti, izuba riva, bene data kubera urukundo rw'Umwami yadukunze rimuvaho cyane. Ndavuze ngo n'imvura yanagwa ikamunyagira. Kandi haleluya, Yesu ari umwami. Mwibaza rero, urwo ni urukundo rw'Umwami yadukunze. Abantu bose banyumva, mwumve icyatumye Umwami Yesu amanikwa ku giti, nuko agira ngo dukizwe ibyaha twiha, tuba abantu bazima. Urupfu rw'Umwami Yesu bene data, Umwami Yesu yarababajwe cyane, yarababajwe cyane. Ndimo ndabwira abantu bose banyumva, hari isi yose, hari Abanyarwanda, Umwami Yesu yarababajwe cyane. Niyo mpamvu ubuhamya ngiye kubabwira ni ubuhamya bukomeye, ariko kuri jye, kubera ko nabwiye amagambo urukundo rw'Umwami yankunze hakampa agakiza, nta mpamvu yari kuntanuka n'urukundo rw'Umwami. Ubuhamya ngiye kubabwira murabwumva n'ubuhamya bukakaye, ariko kuki maze ntacyo ndavuga, kuki Umwami Yesu we yamanitswe ku giti bene data.
naribaje ngo naho nagira data bakavuga bati manikirwa goreti ujye mu kimbo cye. Yesu aravuze ngo tinukuri ntimba zacu nizo yishyizeho, aravuga ngo kandi igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Ndamushimiye umwami. Bene data, ishusho y'umwami Yesu nayo yari yononekaye ubwo bamujyana kwa Pilato, bari baboshye ikamba ry'amahwa akomeye cyane, bamushyize mu mutwe ikizingo cy'amahwa. Yesu yatembye amaraso menshi ku mubiri we, ishusho yononekaye. Umwami Yesu yaratubabarijwe. Bene data, nta kintu gishobora kudutana urukundo rw'umwami. Niba ugize inzara, umwami Yesu itandukana nawe. Niba ugiye mu kaga runaka, Pawulo yarabivuze, nta kintu cyadutana urukundo rw'umwami. Oya, ntibikabeho bene data, ntibikabeho. Umwami Yesu yari umwami ukomeye, yavuye mu ijuru azanywe natwe. Ijambo riravuga ngo yanyuze mu nda y'umugore utwarwa n'amategeko kugira ngo acungure abatwarwa nayo. Umwami Yesu yarababaye, ntihakagire ikintu umuntu wese unyumva cyamutandukana n'urukundo rw'umwami. Iryo ni ijambo ry'Imana ryankomeje mu byo nahuye nabyo, kuko umwami Yesu nawe yarababaye cyane. Nubwo nawe n'ibibazo bikakaye muri bwumve, ariko Kirisitu abona byinshi. Nta kuntu Imana nyamana yamanuka ikaza mu isi y'imibabaro y'akaga n'ibyo yahuye nabyo. Ntama z'abasaduka n'abafarisayo n'abigisha amategeko bagiye bamugora kugeza aho bamubamba ku giti i Nyabihanga, bamujyana inyuma y'umurwa. Yari umwami w'abami. Yesu nashimwe cyane. Mumwizere kandi umuntu wese ufite ibibazo, umwami Yesu ni mwiza, uramusanga akakuruhura. Yesu aruhura abarushye n'abaremerewe. Njya nkunda kubwira abantu nkababwira ngo umuganga ashobora kumvura indwara, ariko nta muganga uvura agahinda, nta n'umuganga uvura intimba. Yesu nashimwe. Ariko umwami Yesu niwe uvura intimba akavura n'agahinda. Ndamushimiye. Iryo ni ryo jambo ry'Imana rimfasha. Bene data, ibintu byose wahuye nabyo, ibintu byose urimo guhura nabyo, umwami Yesu mwizere. Umwami Yesu araruhura. Umwami Yesu ni ubuhungiro bw'abamwizeye. Umwami Yesu hagira neza. Umwami Yesu ni umutunzi w'imbabazi. Yesu nashimwe cyane. Ndamushimiye. Iryo ni ijambo nababwiraga rimfasha igitsikamutima. Hari amagambo menshi, ariko iri niryo nateguye. Nta kintu gikwiye gutandukanya n'umwami n'urukundo. Rukundo yadukunze kugeza hatanga ubugingo bwe. Nta mwana warupfira umubyeyi, nta mugabo warupfira umugore, nta mugore warupfira umugabo, keretse umwami Yesu wenyine witanze. Nahabwa icyubahiro. Ndamushimiye. Yesu arakoze cyane. Umwami nahimbazwe, agira neza. Reka ndekera aho ngaho. Nabwiraga amagambo yawe amfasha umusingi w'ubuhamya bwanjye, kuko jyewe ubwanjye nabaye umubyeyi, ndashaka urugo numeramo neza n'umutware n'abana. Igihe kigeze, ibyabaye mu Rwanda murabizi, Jenoside iraba, umutware aragenda, abana barapfa bose, abo mvukana bose barapfa. Uwo muri make nitwa Intwaza. Ariko Kirisitu ni mwiza cyane. Muri ibyo byose nahuye nabyo, ubuzima bwaranguye. Bene data, ndababwira biragoye kuba ufite abana 4 bose bagapfa bareba, ntihugire n'umwe urokora wakwitira ngo mama kanaka. Biba bigoye abantu, ababyeyi mwabyaye, murabyumva. Ariko umwami Yesu ni mwiza cyane. Mpamvu nababwiye ngo nta kintu cyadutana urukundo rw'umwami, nuko kuba narapfushije abana, ngapfusha umugabo, ngapfusha bene mama bose, nkasigara jyenyine, ntabwo ari cyo cyantandukana n'urukundo rw'umwami. Ntabwo bikwiriye, kuko mbanje kubabwira uburyo cy'umwami Yesu bamumaritse ku isaha 3. Ayo masaha yose muyabaze kugera ku isaha umwami Yesu yatanze saa 9, yarababaye. Niyo mpamvu nanjye rero mbabwira ubuhamya, nta kintu cyankura ku mwami Yesu.
sigara aho ngaho jyenyine murandeba sigarana n'ubumuga umubiri wanjye urangirika ariko ndashima umwami Yesu ndashima Yesu kuko ndakubwira abantu bavuga umwami Yesu ni byose ku bantu bamwiringiye bamwizeye umwami Yesu yandera umuryango umwami Yesu ndamushimira cyane iyo umuntu wese amwiringiye amubera byose ndamushimiye Yesu ni umutware mwiza n'umugabo mwiza ndamubashimiye mwese hagira neza niyo mpamvu ndimo kubwira abantu banyumva ko ibibazo byose bahura nabyo iyo ugeze ariko ko ufite umwami Yesu atanga imbaraga kandi n'imbaraga umwami Yesu niwe jambo kuko jambo ryo niryo ryatubyaye iyo ufite ijambo muri ufite umwami Yesu hanyuma umwami Yesu akagenda agushoboza ibyo byose kuko ubundi birakomeye kuba uri mu nzu wenyine warigeze umuryango ndabizi ko ari ibintu biremereye ndabizi ko ari ibintu bigoye ariko buryo ugize amahirwe ukagira umwami Yesu arahumuriza cyane ndamushimiye kuko ibyo byose yabanye nanjye mu kubura abana ndamushimiye yabanye nanjye mu kubura umugabo bumvukana bose twara abana 5 sigara jyenyine mu isi ariko ndamushimiye kuko ubundi nta wundi muntu wabishobora keretse umwami Yesu nishoboza abantu kandi uko nababwiye Yesu numara intimba Yesu yamaze intimba bene data nta wundi muntu wamara intimba umuntu nababwiye ngo umuganga ntashobora kuyimara kandi koko abaganga turamera babemera bajya batuvura Imana ikabakoresha nabo n'abakozi b'Imana ariko nta mushaka kuvura agahinda n'intimba ariko iyo umwami Yesu arabinkoreye nashimwe rero nahimbazwe Yesu ni mwiza akiza umutima ubabaye umutima wihebye arawukiza muri imbyaro biravuga ngo aba Yesu bishimiye izina rye ryiza ribamara imibabaro ndamushimye cyane Yesu amara imibabaro bene data ubu ndaho ndi kumwe n'umwami Yesu kandi icyo mbabwira kindi iyo kumwe n'umwami Yesu arakunyura iyo wamwemereye ukareka ibyaha umwami Yesu arakunyura Yesu aranyuze Yesu ni mwiza ndamushimiye nahabwa icyubahiro ndumva ari ibyo nababwira mfite kuko umwami Yesu umuntu amuvuze byinshi umuseke watambika Yesu n'imbaraga z'abamwiringiye Yesu n'agakiza kacu Yesu n'amahoro yacu Yesu n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba kuko naramubonye mu makuba yambera umufasha ndamushimiye abari hirya no hino nabanyumva mu byumve mwisunga umwami Yesu no muntu utaramwakira niyisunga umwami Yesu kuko umwami Yesu atanga ibyishimo bitari gushoboka byishimo arabitanga kuko atari umwami Yesu bene data mu nyumva n'uwari kuza ibintu byose mbese akanyubakira inzu ya etaje agashyiramo ibintu byose akarundanya ibintu byose bya bintu byose namwe muzi ariko nta bari kumpa umunezero nta bari kumpa ibyishimo nta bari kumpa gucyangwa nseke nta numwe ariko haleluya Yesu ni mwiza ndamushimiye Yesu niyankora ibyo byose Yesu akiza umutima wanjye Yesu aranduhura Yesu ampa ibyishimo nahabwa icyubahiro ndamushimiye umuntu wese utarakira umwami Yesu ngo yihanakizwe akaba afite ibintu byamugoye namwisunge amwakire umwami Yesu azamujyana neza uko nanjye yangiriye neza Yesu nahabwa icyubahiro ndamushimiye Shuti bakunzi b'ibyiringiro bizima TV ngira ngo muriyumviye namwe mwumvishe uburyo uyu mubyeyi rwose agira ati rwose umwami Yesu niwe dukwiye kubana nawe nta gikwiye kudutandukanya nawe kandi ngira ngo murabyumva neza ko nawe yaciye mu bikomeye byinshi kandi umwami Yesu aramurinda nagira ngo rero noneho abamara amatsiko hanyuma yuko mwumvisha ibyo tumubaze
mwigeze mukomoza cyane ku kintu cyo kuvuga ko mwari mufite umutware mwabanye ryari, hanyuma mwamaranye igihe kingana iki? rero umutware twashakanye 1985, hanyuma dutandukana 1994. Yego. Murabyumva rero ko ubwo harimo imyaka myinshi, harimo imyaka myinshi, niba tubara neza yaba nk'imyaka igera mu 9, yaba imyaka igera mu 9. Hanyuma birumvikana ubwo ko habayeho jenoside yakorewe Abatutsi, iba ariyo ituma umutwara abura, hanyuma n'abana n'icyo gihe n'abavandimwe. Pole sana, mwihangane kandi Yesu abakomereza umutima, kandi mwaranakomeye, Imana izajya inakomeza kubakomeza. Murakoze cyane. Hanyuma ndagira ngo usangize abantu badukurikiye, hari abantu benshi bajya baba mu buzima bwo kuvuga ngo mpfakaye noneho napfa. Barahari benshi bavuga ati yo umugabo ntamufite sinabaho, bahindukira bakareba abana bakavuga ati yo nibura mfite amaboko, mfite abana banjye, bakumva ubuzima bwabo bufungiye aho. Wowe ni rugendo ki wagize hanyuma yo kubaho gutyo ukaba mu ubuzima busa n'ubwo ngubwo Mwami Yesu birumvikana ko mwabanye, yagiye kwigaragariza gute? Ni gute washoboye kwakira ubwo buzima kugeza ubwo none uyu munsi tutagusanze mu gahinda n'ubwihebe, ahubwo tugusanganye guhamiriza abantu ko Umwami Yesu ari inkingi ya mwamba? Turagira ngo udusangize ubuzima wabanyemo n'Umwami Yesu, hanyuma n'abandi bantu bibwiraga ko hari ukundi kuntu bimeze. Hari n'abandi bantu benshi dufite mu Rwanda bitewe cyane na jenoside yakorewe Abatutsi yabaye. Dufite intwaza nyinshi, bamwe bafite ubwihebe, batekereza rimwe na rimwe ku mateka, bakumva bari bonyine, ariko basangiza ubuzima bwo kubana na Yesu muri ubwo buzima. Bimeze bite hanyuma y'ibyo byose? Ubu none bimeze bite? Ni urugendo mwagiranye na Yesu kugera none? Numva rero jewe nari nagize amahirwe cyane, ngewe nakijijwe muri 1992. Niyo mahirwe nagize, nakijijwe 1992, nicyo gihe nakira Umwami Yesu. Yego. Hanyuma 1993 ndi umukirisitu, 1994 bisanga ndi umukirisitu. Ayo ni amahirwe nagize. Ni amahirwe. Ni amahirwe naho jenoside yansanze. Yego. Noneho amahirwe nagize nuko byari, noneho jenoside iraba murumva meruko nguko mwumvise, ariko nabaje kugira imibabaro myinshi, simvuga ngo nahutiyeho gukira. Urumva rarangiye nari umukirisitu, umuntu yagiye abukwe, twanateranye bitinze, n'igaburo ryatwarigiyeho bitinze, ntago twahise dufatira buriya muzehe Kayibura, yajyaga dusura hari Kayenzi, ariko twaje guterana tujya no ku igaburo ry'Umwami kwa kundi mu rusengero bigenda. Hashize iminsi twarabanje kurwara ibikomere, nuko noneho ngewe jenoside yarangiye baza no kujya mu rw'ibisebe kwa kumuramu mukobwa witwaga Ntoniya Rokatori hari Nyamata, afite ikigo cya familiar. Yego. Ndagenda, urumva nari mfite ibisebe, mara y'igihe nivuza, Inkotanyi zituvuza, nabo ndabashimira. Yego rwose. Umupasiteri mwegeze atubwira ati nushimira Imana ujye ushimira n'undi wakubaye hafi. Oya rwose turazishimira cyane Inkotanyi zitahaba zabungabunze ubuzima bw'abantu benshi bwari bwatikiye rwose. Urumva muri icyo gihe Imana yakoresheje Inkotanyi baramvura ibikomere, nabo batugaburiraga. Urumva muri iki gihe umuntu ahuye n'ikibazo agira umugemurira, nta bantu bagemuraga abandi. Yego, birumvikana. Byari ibihe bikomeye. Inkotanyi zamaranye igihe kirekire n'abandi b'inkomere, batuvura bakatugaburira, mbese ibintu byose barabidukorera. Yego. Urumva nabo ndabashimira, Imana bakoresha muri icyo gihe cyane rwose. Yesu ajya abahumugisha cyane kandi yongera abahundi rwose, yongera umugisha mwinshi rwose. Na perezida wacu bayobora nawe ndamushimira cyane. Nukuri Imana imugisha, yabaye umubyeyi. Ndamushimira kuko ibi bintu byose Imana burya nyabona vuba, ntago Imana nigiye gukora imanuka mwijuru ngo ize mwisingirwa. Imana inyura mu bantu. Yego. Yanyuze mu bantu
niba muri perezida niba mu nkotanyi bigenda uko nguko bamara iminsi batugarura muri ubwo buryo banatuvura ku miti yabo bari bigendaniye. yego noneho maze gukira rero tukajya tugenda tukahura n'abantu baje barokoka bagenzi bacu tukisungana tukabana. yego turabana numva ntashaka no gusubira mu rusengero singiye kubabeshya byamazemo igihe cyane birumvikana ni igikomere cy'umutima. noneho Yesu ni mwiza cyane. amen aho ngaho meze nk'umuntu wataye umutwe nongera gushimira pasiteri wacu Sakindi witahiye. yego ubwo buzima nabwo mfashamo Yego. abakozi b'Imana ni beza cyane cyane rwose. kajya nsura akambaza gore tumeze uti ubwo no kunsengera biriho. yego pasiteri Ruranirwa ndamushimira nawe yaratuyoboraga wahoze regionali yego umujyi Rurangirwa bose urumva bagenda sijya jyenyine kandi n'abakristo muri rusange twari tumeze uko nguko Yego. bagenda batuyora badusengera natwe bukeye Imana ni nziza. yego bukeye narabaye ntyo ikora ku bwonko bwanjye nkunda kubwira abantu ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu nugira icyo akora akakirema akagikomeza nanjye ryasohoreyeho. amen kuko jyewe ubwenge bwanjye bwasaga n'ufite ahantu bwagiye. yego noneho ngiye kumva muri rimwe numva Yesu asa n'ukoze ku bwonko. yego numva nkumbuye mu rusengero. ubundi numvaga narabiretse numva nkumbuye mu rusengero. noneho ndagenda aho duturanye nta mwenda nagiraga mutira umwenda. numva nkumbuye kujya mu rusengero ndagiye i Kayenzi. ngeze i Kayenzi rero hamwe n'abakozi b'Imana bagenda batubwira ijambo ry'Imana bababwiraga ijambo ry'Imana banatuganiriza mu buzima bwacu. Sakindi yanyitayeho cyane nyakwigendera. yaratashye ariko atashye nk'umukiranutsi. tuzabonana. yego rwose cyane. bakansengera na pasiteri Ruranirwa bakansengera baransengeye cyane kuko njye ubwanjye hari igihe nageraga mu rusengero nahagera nkarira nkahita cyane hazagamo abana banjye kuruta abandi. nkayibuka nkarira noneho nkahora ari byo natura Imana imbabarire mpora n'agahinda k'abana banjye naho ubwo ndiho ndaha pasiteri Sakindi narangirwa umutwaro wo kunsengera. ndimo kumbaha mu mutwaro uko natura ko mpora na Mariya y'abana banjye mu by'ukuri bari baranze kunshiramo kumva ariko uko ngenda mbibabwira naho ndiho ndabaha umutwaro koze Imana bakansengera. Yesu ni mwiza cyane mba mu buzima bukeye hanyuma nkumva umutwaro agenda umvamo kubera ijambo ry'Imana nuko pasiteri bagenda banse burya ibintu byiza burya mba mbwira abantu banyumva ikintu kibi guherana ikintu kikubamo ni bibi cyane. iyo gisohoye hari bene data baba bakeneye kwakira imitwaro y'abandi. iyo gisohoye ni byiza cyane. nubwo mbabwira ngo narariraga nanjye kwiraga byaramfashaga. iyo nariraga numvaga nduhutse cyane kuko ndibuka hari igihe nabatekerezaga nkaryamishwa n'agahinda nkaryama nkasinzira mu marira nkaza kwicura meze uko nguko nuko nari mbaye. kwatura ni byiza ibintu biravuga ngo mwaturane impamvu z'ibyiringiro nibabaje mu n'ibyaha byo tubyaturirana. kwatura ni byiza nuko rero 95 Yesu ndamushimira ahita asuka ikintu cyitwubyutse. yego 95 habaye ububyutse ahantu henshi 95 urabizi habaye ububyutse ahantu henshi rwose. n'ubu hari abantu bakibwirahira twayoga na pasiteri Sakindi. pasiteri wacu Ruranirwa yagiye kuyobora intara yo mu kiba Kigali babyitwaga intara. Sakindi aradusengesha tugasenga. ubu nyine byari bitaraba ibintu nk'ibi kuko ahantu hagiye hahindana hari ubutayu habamwe amabandi hamwe ibintu byinshi. niyo mpamvu leta itemera ko tujya mu kanya ibyo bari mu kuri. nibyo ni ukuri rwose. ariko icyo gihe Imana isuku ububyutse muri ubwo bubyutse Imana irasutse nanjye bwangize. Imana ishimwe. ububyutse Imana ibusukamo ugira umunezero uvuye mu ijuru.
nishimira mu mwuka wera. Yesu yaravuze amagambo yavuze abigishwe baramubwiye amagambo ndakunda. Baramubwiye bati tukwiye kwirukana abatayimoni mwami. Ariko nishimye ko abadayimoni babumviye. Ahubwo nishimye ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Aragira amagambo aravuga ngo hanyuma bishimira mu mwuka wera. Imana ishimwe. Hanyuma bishimira mu mwuka wera. Yego. Ayo magambo ndakunda. Hanyuma rero ahari ibintu by'umubabaro nababwiye n'agahinda, imitima y'inyuzuza umwuka wera, nishimye umwuka wera, mera neza cyane. Urupfu rw'abana ruragenda, intimba ziragenda. Niho ndavuga abantu bavuga nti 95 nicyo gihe nabereye mu cyo gihe nakiriye. Yego. Njyewe ubwanjye aromora. Aromora. Niko ijambo rivuga ngo ngo ijambo rivuga ngo umwami Yesu aratubaza ariko nyuma komora. Yego. Yaranyomoye rero. Inge wabakomerekeje nanjye uzabomora. Uzabomora. Aromora rwose. Aromora. Noneho yego. Ndi bwanjye najyaga mfata igihe cyane najya gusengera mu gihugu cy'Ubutayu. Nkajyamo ngasenga, nkajyamo ndahugura umukirisitu, ntabyo biba ariko Imana ihita isukamo ibintu byitwa ibihumuriza by'Imana byinshi. Imana ishimwe. Ndakunda kubwira abantu habwa abakirisitu numva bambwira ngo umukecuru banyita umukecuru ubayeho gute, wumva ndaganira rero igihe haba mu gihe cyo kwibuka mu kwa kane. Ngiye buri gihe mafite ihumuriza by'Imana muri ngewe. Imana ishimwe. Yewe yarabivuze yigeze ko baravuga Imana ngo basi ihumuriza by'Imana bikubereye bike. Ntabwo wanyuzwe n'amagambo yakubwiye. Nanjye ari Imana yashyize muri igihe ibihumuriza byayo, kagenda imvugisha uzwi Imana ivuga imvugisha ndagenda ndacyahinduka umuntu muzima. Amina. Amina. Nicyo gihe nakiriye. Hanyuma mpita nkajya mu rusengero, ntangira kujya muri korali, ndaririmba, mbana n'abandi, nashimwe cyane. Amen. Niba ukuntu umubabaro uragiye, intimba ziragiye, Imana ikoresha musaza wacu perezida aranyubakira inzu. Imana ishimwe. Aranyubakira. Mva mu ruze rero ndamushimira. Byiza cyane. Ndamushimira. Yarakoze ndamushimira. Rwose. Mbona inzu sinongera kuzerera no binjirimo. Yego. Hanyuma rero Yesu ugeze kubwira Petero ngo nakomera asakomeze n'abandi. Yego. Nanjye uko Yesu yangenje gutyo rero nanjye ngomba gukomeza abandi. Nkababwira aho umuti waturutse. Yego. Nkababwira aho umuti waturutse kuko namaze gukira. Ubundi ikindi gifasha umuntu wegera Imana, ugasenga Imana, wibuka ijambo ry'Imana. Umukecuru witwa Ana muri Luka, urayizi iryo jambo, yapfakaye amara imyaka umugabo 7 amara 84. Ari umupfakazi. Ngo yahoraga mu rusengero. Yego. Yinginga Imana asenga. Ubwo rero kandi birakavuga ngo ayo umupfakazi udamaraye apfaga. Si umupfakazi wenyine burya, nuko ariwe bavuze. N'abandi bose abantu badasenga ngo begere Imana bapfa bahagaze. Yego. Ubwo rero nanjye ikintu nakoze niyo hasi kwegera Imana. Kwegera Imana kandi bityo ikiza cyo kwegera Imana. Iyo ugenda wegera Imana usenga Yesu haba inshuti yawe mukegerana, kandi iyo usenga Imana umucyo uragenda ukaba mwinshi kagenda wegera Imana niko muganira. Kandi ahantu Yesu yageze agahinda karashira. Wibuke icyaha yarapfuye amaze kuzuka. Abigishwa bajya Emawusi bagendana nawe, amagambo ndakunda cyane katugane bagendana nawe. Yego. Bamubwira bati niba utazi byabaye kumukiranutse. Bamera nk'abamubarira inkuru. Atangira kubabwira umwami Yesu. Ku nkuru atari ko ntabwo muzi ibyanditswe byera. Mose yari yaravuze ko azapfa akazuka n'iki byose, ariko icyo shimira Yesu. Hanyuma ko bagana imitima yabo igenda icyo. Hanyuma ngo barakomeza baramwinyiga bati waje tukararana tugahamana. Hanyuma ngo bagezeyo ndashimira umwami Yesu. Hanyuma ngo amanyagura umutsima. Amaze kumanyagura umutsima amaso yabo arahweza bahita ngo yo ngo numva mubwirwa nuko yamanyaguye umutsima.
aba baravuga ati yo yari umwami Yesu bavuga ngo ariko ntago muzi ko iyo twari turi kumwe n'umwami Yesu imitima yacu yacyaga niko niyo umuntu ari kumwe n'umwami Yesu umutima ugenda ucya uracya umuntu agahinduka umuntu muzima ubwo inama no kubana n'umwami Yesu ukamwegera kandi jambo iri mwana biravuga ngo umuntu yasenye Imana akagera Imana yizera kwiriho yego ukagira umwami Yesu cyizere kwizera ko umwami Yesu ariho yego kandi mwibuke ko abantu njye nkunda kubwira abantu kerekera kose ntabwo ari twebwe twanyuze mu bibazo bitugora mwibuke mwanditse Heburayo igice cya 11 kwizera ariko kwatumye abangaba bigenda gutya buri amatambi isaka kwa kundi akagera no ku ntwari zagiye zipfa zimwe bazishishuye uruhu bazigize gute ariko ntizihakana umwami Yesu bakazishumuriza intare ariko ndamushimiye Yesu ngo abo bose bapfuye bakizeye batarahabwa ibyasezeranye ngo bari bafite n'uburyo bwo gusubirayo ariko bagakumbura gakondo niyo bashaka gusubirayo byari gushoboka ariko ijambo nkunda iravuga ngo ijambo ryayo iravuga ngo ikirutaho kubakiza nuko Imana itarabaha ibyasezeranyijwe twebwe natwe tutarahagera n'umurage tuzaraganwa Imana ishimwe cyane Yesu ni mwiza cyane narakize urabona ko ndi umuntu muzima icyo gihe narakira naricaraga ukagira ngo ndi ikintu cy'ikigo cyicaye ntazi kuba navuga ngo mu nzu ndimo harimo umwata rega nabaye ikigo ry'iminsi birumvikana waje ngo sinzi gukora sinzi kwitaho Pastor Sakidara cyangwa bakaza kansura muri uwo mwanda ndimo cyangwa ati Mukamuranga nikarama umeze ute hari n'igihe twasoka giterane akambwira ati hagara ngo usuze Mukankura kugira ngo arabirura ko navuga icyo cyonyine avuga ko navuga ngo karame njya nkunda kubwirana nkabwira ngo umwami Yesu afite imbaraga kuko yarankorobye arankoropa ibintu byari bindimo biva amashyiramo ibintu bizima ibintu bizima kandi ndabona kubwira abantu nkabwira ngo shimira Yesu ko yatanze umwuka wiwe Imana ishimwe ukabura umufasha ngemba hayo ubuhamya mu gukizwa kwanjye umwami Yesu niwe wampamagaye yego mbere ya jenoside yego wakijijwe ute mugani numvise kwirimbira ngo nditabana ikarama irambejwe ngo ihane nuti hano uzarimbuka ihane nuti hano uzarimbuka ngenda nanga muri njye arengera avuga ngo natinze cyane kwita Yesu wampamara ngo ariko Yesu niyo mpamvu navuze ijambo Yesu yankunze urukundo rwinshi nkunda kuvuga nkavuga ngewe sinahamagawe n'indirimbo nta muntu waje ngo ambwize ijambo ry'Imana ariko Yesu niwe wampamagaye ndamushimira hanyuma kwitaba bukeye yahita umwana witwa Mutoni w'umukobwa na Dorothea wa mukuru wanjye ngiye kubona mbona bafite gitari barimo baracuranga barahantu ngenda mbwira nkabwa rero yenzi ko abana banjye nzabasanga sabana nabo mu bwami cyane rwose kandi tuzanesererwa cyane rwose ngenda abwira abanyumva ngo ibi byo mwisi uhereye kera kose ntabwo abantu bagiye baba mwisi neza turi abashyitsi n'abimukira mwisi abantu babaga hanze baragiye ari impunzi baravugaga bati igihe gikwiye tuzataha bakaba hirya none ko bavuga ati tuzataha hanyuma mbona bafite gitari baracuranga none umwami arambwiye ngo gende itabanikana tubabona abana banjye ndamubwira ati nta hantu duhuriye ubwo mpita aho Yesu burya afite ahantu afatira umuntu abaza ahantu agufatira kuko naramugoye inzozi nyinshi mbona anyereka Gihenomu nkaba mvuyeyo nkahabona nkumva abandi baririmba aho barimo kurimbira simbashe kuhabona urumva hanyuma ariko ijambo ryatumye mpaguka n'ibyo ndangije yovuga ko wowe ntaho muhuriye yanyeretse umwana wanjye muto nari mfite na Dorothea mukuru wanjye mbona bari ahantu heza afite igitebo baracuranga arambwira ati gore ndavuga ni kandi ati wabonye abana banjye ndavuga ati we nta hantu duhuriye ndavuga numva rero sinshobora kubiri n'abana banjye
mpita ndagenda Yesu yankunze urukundo rwinshi cyane ndagenda ndavuga nasengeraga mu Gatolika ndamubaza ndetse Mwami Yesu ndabizi ubu nyine urashaka nabise ko bambwiye ko guhindura idini ari sakiriye ngo nkora iki none ndavuga noneho nyobora ahantu ndi bujye gusengera ahita anyereka ikayenzi ko ari nkwiye gusengera hariya hambere jenoside hari paruwase buriya hari ikayenzi hari rusengero hari ishuri rya Bibiliya nibyo niho nakijwe 92 ryaravuzwe cyane ryasoraga n'abapastori nibyo nuko ahita mwanga ariho njya gukirizwa ndagenda nuko nagiye riyandikisha ku gice ntange umbatije gutyo ko niko nakijijwe yego ndamushimira hari genge ntekereza ukuntu Yesu yampamagaye kumva ndamukunze cyane yo mpamvu navuze iri jambo kuko burya bantu tujye twitonda ntabwo twaje mu nsengero kimwe umuntu afite ibintu bigiye bimukomeza kuko nubwo nagiye mera gutyo nkabanza gutabanya ko gutyo nkabanza kuvuga ngo Mwami sinzasubira gusenga kuri abana banjye uw'inkende wambatije akanshyira muri Yorodani ntacyo yatumanye n'ubuvugwaho ko yakoze jenoside mbese ibyo nangiye kubigira ibyitwaro ariko kubera ukuntu Umwami Yesu yankunze akanzana muri ubwo buryo mbabwiye arankurikirana cyane nongera nkumbura mu rusengero nongera nsubiramo mpinduka umuntu muzima Kristo ni mwiza Imana ishimwe ubuzima bw'ubumana bwari bwaramaze kwinjira muri wowe Imana ishimwe Yesu hanyuma ndimo ndakubwira ko wakukijijwe nyine maze kubatizwa kiyemba na Yesu haje imbere mbona ku mutwe hariho sinjyambyibarirwa hariho inuma ku mutwe Yesu hariho inuma ku birenge bye handitse amagambo ambwira ngo akira umwuka wera uzagufasha iminsi yose Imana ishimwe ntabwo mwumva se hanyuma Kristo ni mwiza hanyuma koko bwo murabizi bwo nyine Imana mu mwuka wera kumfasha ndakunda kuvuga ngo ndashimira Yesu ndashimira data waduhaye Yesu ndashimira ijambo ryaravuga ngo nta muntu umenya umwana atamubwiwe na data nta n'umenya data atamubwiwe n'umwana niko amagambo y'Imana avuga hanyuma ndavuga ngo ndashimira data watanze Yesu ndashimira n'umwuka wera Yesu aravuze abwira abigishwa ngo kiba cyiza nuko nagenda kuko ntagiye ntabwo mwabona umufasha kuko rero ubuzima bwanjye bwahindutse ukundi mwingiye kwanda gukirana kanavuga ngo ubuzima bwanjye bwahindutse ukundi Yesu ko yanyinjiragamo Imana ishimwe umucyo wabaye mwinshi Yesu yanyinjiragamo aravuga ngo ntabwo nzatinya kunyura mu rupfu hamwe na Yesu wanyinjiyemo ati kuko mbona umurwa we warindishijwe wa Yesu wanyinjiyemo Imana ishimwe cyane rero kwinjirwamo na Yesu birema impinduka cyane akakiza ni keza cyane ndabona bw'abantu akakiza abarundi baravuga ngo ntitukajye tukanjanjwaho niko bavuga mu Kirundi kwanjanjwa ngo ntitukajye kwanjanjwaho ntitukajye abagahawe ndimo kubwira ababyumva bagakomereho Yesu ajyaje kwame bw'Imana avuga ku muntu wanyuze ku murima hanyuma abonamo amabuye meza afatira izahabu hanyuma aratwikira yajya gushugurisha iwe kugira ngo agure uwo murima Yesu we niko agakiza yavugaga kandi Ubwami bw'Imana buri muri twebwe Umwami Yesu aturamuzwe kandi iyo Umwami Yesu yaje aka muri wowe uracya ugahinduka muzima yego Imana ishimwe cyane Imana ihimbaza inshuti bakunzi b'Ibyiringiro Bizima TV ngira ngo murumva impuguro nyinshi turi kugenda twumva ku muntu wamaze guhura na Yesu akamumara umubabaro Yesu akamuba bugufi Yesu akongera akamuhereza ibihe byiza ngira ngo murabibona nubwo yahuye n'ibikomereye umutima nubwo yahuye n'ibibazo nubwo rwose nyine ahagaze none asa naho ari wenyine nkuko yabibabwiye ko ari intwaza ariko ngira ngo murabyumva ko afite ibyiringiro bizima kandi yizeye ko na nyuma y'ahangaha azanabana n'Umwami Yesu ibyo bimure mu mutima ngira ngo ntago mbeshya wumva umutima wawe ufite ibyiringiro bishikamye byo kuzanabana n'Umwami Yesu kandi mwumvishe yaramihamije cyane agira no kurugero ko avuga ngo yizeye ko azababona
arabyizeye. Ibyo byiringiro rero nta muntu ubigiriye atabanye na Yesu. Ndagira ngo ugerageze gufasha abantu badukurikira ku Byiringiro Bizima TV. Baricara abenshi bakumva babuze ibyiringiro mu mitima, bakumva suko badashaka nabo gutuza ngo bagire umunezero, bagire ibyiringiro, ariko bikabananira. Si rimwe sikabira abantu twumva bavuga bati rwose ngewe nabuze ibyishimo. Umuntu akakubwira, nigize ntangara rimwe umuntu aduhaye ubuhamya, aratubwira ati dore ubungize imyaka 48 kuva nava mu nda ya mama muri bwo nsetse. Nibaza ko umuntu yagira imyaka 48 ataraseka na rimwe, numva biratangaje. Bivuze ngo nubu hari abantu bashaka kuba bari muri icyo kika, baciye mu bibazo nk'ibi ngibi bikomeye. Ndatekereza ibindi bibazo bikomeye ubundi bibaho. Hanyuma aba bantu urabaha inama ki? Ese niki wowe cyagusohoye muri ibi? Ese niki ndagira ngo twerekeza nko ku musozo, ubapfunyikire nk'impamba. Urakoze cyane. Sakumisha cyane. Ngira ngo nigeze kubabwira, hari amagambo navuze ndababwira nti n'uwari kunyubakira inzu ya etaje nayibabwiye, akampa n'ibintu byose byo mwisi, ariko nta muntu ari kumpa umunezero w'umwami Yesu. Nta nubwo nari guca nabiko nari meze. Hanyuma ngewe icyo nabwira abantu barimo kunyumva, ndabizi ko ubuhamya bwanjye n'amagambo arimo kuvuga agera ahantu kure agera, ni ukwakira umwami Yesu akaba mu bugingo bwabo agaturamo. Kuko niyenze mbabwira ubugingo umwami Yesu yagiyemo burahinduka. Haleluya. Nigeze kubabwira muri 1994 ngo ubuzima bwanjye bwahindutse ukundi ubwo Yesu yangeragamo. Ngenda bifuriza abantu bafite imibabaro, bawe nibazo nk'ibyo nahuye nabyo. Erega hari n'abafite abantu imiryango, ntabwo agahinda gaturuka kubura abantu gusa, kuko hari n'umuntu wasigaranye abana nawe bananiye, babaye ibirara. Yego. Hari n'abandi bafite ngo genjanga n'abantu bafite abagabo bakavuga ati nimba namwe mwebwe abababuze. Isi niko imeze. Hari abafite intimba z'abagabo, bafite intimba z'abagore, bacanana inyuma, haravuga ati siyuzimiro n'amahane. Natwe abafite abana haratunaniye, habaye ibirara. Hari nk'umuntu ufite umwana akatinyuka akamukubita aramuryana. Ubwo se ukagira ngo uwo nguwo umwana akubita umubyeyi, ni ishyano. Uragira ngo iryo si ishyano kuruta ko abana banjye bagiye ari batoya babonye ubugingo. Mwana wanjye mukuru afite imyaka 6, abandi kumanura hasi, uwanyuma afite ukwezi kumwe. Urambwira Yesu yarankomeje. Urambwira abantu iyi si ya none yuzuye imibabaro myinshi. Ntago ari intwaza gusa n'abapfakazi bafite imaro gusa. Ahubwo mutireba ntabwo ko mutari umwami Yesu. Amen. Nukwakira umwami Yesu ukamwemerera akaba umwami muri wowe, agategeka ubugingo bwawe, ukabana nawe nk'ubuzima bwawe. Hanyuma kandi iyo maze icyo nshimira kwa ariko Mana Yesu ni icyo nshimira kwa umwami Yesu ukemera akaba muri wowe, agatura muri wowe, aranakuyobora. Amen. Ijambo rye baravuga, Yesu aravuze ngo dore duha umwana w'umuhungu yatuvukiye, azitwa igitangaza, azitwa umujyanama. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Hanyuma iyo mwakira kwa n'umujyanama kakwereka n'ubuzima ukuntu bucamo, ukabucamo n'abana ukuntu barera. Yesu afite umumaro mwinshi mu bugingo bw'umuntu wamwakiriye. Umuntu agakizwa. Ikintu cya mbere muzi ko Yesu yakoraga ibitangaza, yabanzaga kubwira abantu ngo ibyaha byawe urabibabariwe, ubundi akabona gukora ibindi bintu. Abantu bakira umwami Yesu bareka ibyaha, bihana ibyaha, ubugingo bwabo buhinduke ubuzima. Hanyuma umwami Yesu nubwo arimo kumuvuga ntagato imitima iri mu ibyaha. Oya, ndabwira abantu babwiza ukuri, abantu batajya kwakira umwami Yesu kuvuga ngo umwami Yesu ngo ngwino. Oya, umuntu arihana, ukajya ku musingi wo kwihana, wamara kwihana wahinduka icyaremwe gishya, Yesu akaba muri wowe. Wenyine aranizana. Iyo abonye ufite isuku hasukuye arizana. Imana ishimwe cyane. Ndanezerewe cyane, ndanezerewe. Ndafashijwe cyane kuko umwami Yesu ni umuterega. Ni umuti. Umwami Yesu ni umuti. Ni umuti kandi umwami Yesu sinabwiye se umusamariyakazi yamubwiye ati kamubwira ko aho kose muzamagambo ijambo ryane yavuze ati ariko umuntu uzi ibyanya nini
muzi ko umusamariyakazi yashyize ikibindi hasi akiruka akajya kubwira n'umudugudu ati muze muri Mesiya. Yahise amumara inyota y'ubusambanyi. Burya yajyaga saa sita kuvoma abandi baruhutse bari mu mago, ariko amumara inyota. Yahise amwakira amuzana n'abandi bakizwa. Abantu uzi ko abantu bihanye ari benshi, asigara ahamiririza ahubwo ko ari Mesiya. Abandi batamuzi benshi ntibari baramumenye. Mwami Yesu ni mwiza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Kristo ni mwiza cyane. Abantu bihanye ibyaha nimara kwihana ibyaha, hanyuma azatuye mu bugingo bwabo, abigisha uko bagomba kubaho. Yesu umwami atanga ubwenge. Takwiye kuko witwara muri iyi si. Kandi bene data mbabwire abanyumva, ibintu byose byakunaniye simbabwiye ko nta miryango ngira, ntabwo n'imiryango yakumara ibibazo byakunaniye, n'abafite bararira, ariko Kristo ari we mu mutima batuyemo waramwimitse nk'umwami, ibintu arabikemura neza. Imana ishimwe cyane. Nibakira umwami Yesu, bihana ibyaha, bahinduke ibyaremwe bishya, babe bazima. Umwami Yesu azaza ature muri bo, ababera ubutware. Muzi ukuntu Yesu ari umutware mwiza, ariko Yesu ni umugabo mwiza. Yesu ni umugabo mwiza, aramwakiriye, ni umugabo mwiza, akaza akaba muri wowe. Imana ishimwe cyane, akakubera famiye nziza. Imana ishimwe. Ariko Imana ubusa amafamiye muri iki gihe yuzura nayahe? Ntusanga ari ibibazo, ntago mubizi, ariko umwami Yesu, haleluya, ndanezerwe cyane. Iyo atuye muri wowe, waramukize nk'umwami Yesu, utamubangika n'ibindi bintu, ariko aba muri wowe. Nimbye aravuga ngo ndakumva, ukamwumva muri wowe. Hanyuma kandi uko nababwiye ari muri wowe, muranamenyana. Ntabwo muzi se ko Imana ivuga, iyo ari muri wowe muravugana neza. Ariko ziko iyo uri umudamu wa Yesu, umuntu ajya n'inama akavuga uti Yesu iki ni iki cyanze, ariko ndabahuhamya gake iki cyanze, ariko hanyuma Yesu tujye inama nk'umutware w'urugo. Hanyuma bigenda gute? Bifite ukuntu bigenda nk'umutware mukaganira cyane, ukamubwira ati iki niki cyanze, akakubwira ati bitya cyane, ukabona inzira binyuzemo. kandi iyo ari wowe ukubwira nabishyigikira urabimenye. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Ariko Yesu umutware wanjye ntibamwakire. Abataramwakiriye barahombye, ahubwo babikore nk'amasiganwa. Nibasiganwa ahubwo nibasiganwa, turi ku mugoroba w'isi, nibasiganwa. Yego. Kandi umwami Yesu azaza kujyana abamwize, ntabwo nareka kubivuga. Yego. Abantu banishima cyane babanye n'umwami Yesu, kwa kundi yavuze muri Luka 6 umurongo ni karavuze ngo abantu baryo mu n'amaraso y'umwami Yesu azabazura. Imana ishimwe. Kore nifuriza abantu gutunga umwami Yesu. Twanasinza nzi kugiye kimwe nzajya mu butaka nkasinzira, ariko amena uzamanukana ibyiringiro. Ntabwo abantu badafite umwami Yesu batahombye. Imana ishimwe. Ntuzamanukana agahinda, uzamanukana ibyiringiro. Azasinzirana n'umwami Yesu. Imana ishimwe. Haleluya. Hanyuma nk'uko Daniel yavuze ati bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bakangukire gukorwa n'isoni. Ntabwo nzakangukira gukorwa n'isoni, nzakangukira ubugingo buhoraho. Kandi hamwe tuzabana n'umwami. Haleluya. Tuzaba mu bwami, tuzabaho imbere atazongera kuba, aho inimba zitazongera kuba, abakira umwami Yesu. Yesu azaduhanagura amarira. Dufite ibyo byiringiro. Dufite ibyo byiringiro uko aboneye. Imana ishimwe cyane. Ndabifuza gukizwa, nibakira umwami Yesu, akora ibyaha babireke. Amen. Bakizwe. Imana ishimwe cyane. Ngira ngo murabyumvise, atuganirije amagambo akomeye kandi utanze tugushimiye umusanzu mwiza utanze. Utanze umusanzu kabiri, utanze umusanzu ku mitima y'Abanyarwanda, ndetse n'abari ku isi yose bashobora kuzumva kumva izi mpuguro, bumva ikinyarwanda, ubwo nibo tuvuze, n'abazashobora kubona abantu babibasobanurira. Utanze umusanzu, kandi uyu musanzu urakomeye. Kabiri kandi ukoreye Imana. Imana iguha umugisha rero. Arakoze cyane. Kandi hari ikintu nibagiwe. Yego. Ibyishimo umwami Yesu arabitanga. Yego. Ndasomye ijambo rivuga ngo atanga ibyishimo mu cyimbo cyo kwirabura. Imana ishimwe. Nta wundi muntu aguha ibyishimo, nababwiye kuba warabyaye,
abana bane ugasiga nta n'umwe bakwitira ngo mama runaka birakomeye ariko Yesu yampaye ibyishimo yampaye gutya kuko nk'ubu cyese nk'ubu se ntaye babwira mwari muzi ko mbifite nta n'uwabimenye nta n'uwabimenya mu nzira cyetse nk'ubu ntanze nk'ubuhamya ariko uragenda wumva ubuzima bukomeye umutima ukomeye wumva uriho nk'uko abandi banyarwanda bariho bafite imiryango kubera ko Yesu aba ari umuryango wawe Imana ishimwe cyane ukagenda utakambisha agahanga kagenda ugacya kandi amavuta y'umwuka wera akakubaho Imana ishimwe cyane amen ndanezerewe cyane dufashe ukiri muri uwo munezero rero hanyuma usengere abantu uyu munsi kugira ngo uri kumvira ijambo ry'Imana wakurikiye ubuhamya ashobore kugira izindi mbaraga zimubashisha gukomera kandi nukuri ashobore no kugira imbaraga zimucisha mu gikombe ari gucamo kandi Imana ndabizi neza ko dushingiye ku buryo nabana n'Imana ntago abantu bazabura kubona umusaruro w'ibyishimo n'ineza Imana yakugiriye nabizabageraho yego nimutange uwo musanzu no gusengera abantu n'Imana Yesu ndagushimira cyane uze neza ndagushimira iteguro yawe ni mwiza cyane ndagushimira warusuko nzavugira kuri televiziyo ndagushimira Imana haleluya wari ubizi kubera ko wandinze mu bihe bikomeye hanyuma agakiza ndagushimiye kugira ngo nzabwira abazumva ubuhamya n'ijambo ry'Imana ndagushimiye umutware cyowe n'ikibi cyawe ndashimira cyane hanyuma rero maze kuvuga Mana ibitangaza wabwiye ukuntu uruhura imitima y'abababaye ukuntu Mwami uri umwami w'abantu bose ndagushimiye kuko ntabwo urobanura ku butoni data wa twese ndagushimiye ko abantu bose baza bagusanga iwacu urakoze Mana rero hanyuma ndavuze kuvuga ko wari kwanjye kuye mu kanwa kanjye hanyuma data wa twese ndasengeye haleluya bantu bazumva ijambo ry'Imana bakumva n'ubuhamya Yesu data wa twese bafite intimba bafite agahinda gatandukanye babuze abana kandi data wa twese abandi batagira abatware nyiringabo Mana kugira ngo ukore ku mitima yabo Mwami data wa twese kuko ni wowe ushobora imitima imeze ityo nta wundi wayishobora haleluya ushobora imitima imeze ityo nkuko washoboye uwanjye Mwami ndabasengeye ababa mu Rwanda abo hirya y'u Rwanda mu mahanga ahantu hatandukanye kugira ngo Yesu uzagenda ukore ku mitima yabameze uko nguko Mwami uzomora iyo mitima kandi data wa twese nuko mbabwiye ko bakorakiriye bakareka ibyo bagakizwa bazubakira muri bo data wa twese uzabaha agakiza Mana agakiza uzaba mu mitima yabo Mana kugira ngo Yesu bazabashe gushira intimba data wa twese iteka Imana nyiringabo data wa twese kandi abahe mu marira bakiyarimo ubahoze Mana nyiringabo ubaha ubwenge Mwami abasigaranye abana ubaha ubwenge bwo gutunga abana mu izina rya Yesu Kristo kandi data wa twese Mana nyiringabo amen bakwizere nk'umukiza wabo kandi uzabere umutware kuri umutware mwiza ndakoze cyane Mana hanyuma data wa twese umugisha bene data bemeye kunyura kuri televiziyo mu izina rya Yesu Kristo Mana ijambo ryawe uravuze uri ku musozi Mana nyiringabo bakubaza ibimenyetso bizerekana kugaruka kwawe Mana n'ubutumwa uko buzakwira isi Mwami nicyo kimenyetso kirimo
waravuze ngo ntabwo uzaza ubutumwa butaragera mu isi yose abantu ngo buhamya bw'uko babwumvise. Ndabizi ko Mana hirya no hino barimo barandeba, ndasenga navuze barandeba, ariko abantu bamenye ko n'ibyo maze gukora kuri televiziyo bamenye ko nabyo biri mu kimenyetso mwami cyo kuza kwawe Mana nyiringabo, kubera ko no ku maradiyo ubutumwa buratambuka hirya no hino. Hanyuma data wa twese n'abakwakiriye bari mu ngo ndabasengeye kugira ngo kure ku mitima ya muri iki gihe turi mu ngo, abantu batungwa n'ijambo ry'Imana. Uyu mwanya twahawe abantu bere kupfusha ubusa. Urakoze cyane iyo data baho umugisha rero twese mwami cyo cyawe n'iteka ryose izina rya Yesu, amen. Nimero yanjye ya telefone 0782 5 2 4 0782 5 2 4 nomero zanjye nizo ngizo. Amen. Amen. Imana ikuhe umugisha kandi